Dr Inshuti yakomeje kuvugira umutima we akoresha impano yavumbuye mu buzima bwe kubera ibihe byo kwigunga no kwitekerezaho. Akomeza yandika agira ati bibabaza umutima mu gihe abantu bose baba bagukomera amashyi bakwita igihangange mu gihe wowe uba uri kwireba ukibaza icyo bikumariye ukakibura. Ubumenyi n'ubuzima bwawe buba bufitiye abandi umumaro ukabaha ibyishimo ariko wowe utakwihereza ibyishimo. Hari ubwo usanga ibitekerezo byawe ari by'abandi bubakiraho ubuzima bwabo. Amagambo yawe ari yarema abandi agatima mu gihe bihebye, mu gihe wowe uri kubungabunga ushaka ubwakwiramira bikakwangira. Uba uri intwaro y'abandi ariko uri ikigwari cy'ubuzima bwawe. Inkuru nk'iyi uba uyiganiriza mu ijoro uhata ubwonko ushakisha icyahinduka ukareka kuba ikiraro cyambutsa abandi bagana ku munezero ahubwo ukajya kubafata ikiganza ukajyana nabo. Uba usubiza amaso inyuma ukareba abo wagiriye umumaro ukitegereza ishimwe baguhaye ukabona nta mumaro byakugiriye. Impano yawe iba iharura umuhanda unyurwamo n'inshuti ndetse n'abo utazi basangira umutuzo w'amarangamutima yabo. Mu gihe amarangamutima yawe yaheze mu icupa atabasha guhumeka cyangwa ngo yinyagambure. Uba utuma abandi banezerwa amanywa yabo ukayuzuza umucyo ijoro ryabo rikaba ritazibagirana mu gihe ijoro ryawe ryuzuye kwigunga. Bakuganira bakwita intwari wowe wiganiriza uzi kuri ikigwari nuko byakurenga ukavuga ati ni ubuzima. Nanjye nari mpagaze imbere y'imbaga y'abantu bari gukoma amashyi umuryango uri kundeba. Ndi intwari yabo kuko nabafashije mu rugendo rugana ku gukira uburwayi bwabo. Umugore yavuze ijambo ashimira ndetse agashimira n'abandi baganga gusa izina ryanjye ryari ryiganje mu ijambo ryiwe. Nahawe ishimwe rifunze mu bahasha ndetse mpabwa n'umudari nk'uhawe n'umuryango nkumva amashyi y'abari kunshimira nyamara njyewe amashyi yabo nayumvaga ari induru y'abari kunkomera ko ubumenyi bwanjye nta kintu bubamariye. Abandi babonaga ndi zahabu, ndi ibuye ry'agaciro bagomba kubungabunga mu gihe njyewe nabonaga ndi ibuye ribumbwe n'ibyondo utatinyuka no kubakisha inzu yawe. Babonaga ibikorwa nkora ari iby'indashyikirwa mu gihe njyewe nabirebaga nkashaka umumaro wabyo nkawubura. Ubwo bwenge n'ibyo bikorwa nari ndi gushimirwa ntacyo byari kumfasha mu gihe nkeneye kuvura umukunzi wanjye. Bibazaga ukuntu mbigenza nkita ku bantu neza nanjye ndi kwibaza ukuntu byanyobeye ngo mvure umukunzi wanjye. Ibirori byarangiye ndi inkuru y'umunsi nk'umuganga mwiza abantu bagomba gufatiraho urugero. Isheje umukunzi wanjye nawe yari inkuru y'umunsi y'ukuntu yiriwe ari kuragira inshishira zita inka. Nari umuganga w'igihangange ariko utabasha kuvura urukundo rwe. Abantu bose barasohotse ibyishimo biri ku maso yabo nuko nsigara mu cyumba cy'ibirori ndi jyenyine mfashe umudari ndetse niba hasha ntazi ikiyirimo. Nta matsiko nari mfite yo gufungura iyo bahasha. Ahubwo nari ndi gutekereza igihe umunsi uzagira Isheje ahagaze ahantu nk'aho umuryango wateranye nawe ari kutuganirira inkuru irimo urugendo rwe rwo gukira. Narebaga ibiganza byanjye nkabibona bifashe umudari nyamara bidafite ubushobozi. Nitsaga imitima inshuro nyinshi mbere y'uko isegonda rimwe rihirinda umwanya. Amarira y'ibyishimo yari mu nzozi zanjye yari ari gutemba ku matama yanjye. Nari ndi kurota mpagaze, umutima n'ubwonko bwuzuye ubushake ariko ubushobozi bundi kure. Narenze kuri ibyo byose mereza umuhigo ubuzima bwanjye ndahira ku bisekuru byanjye ndetse no ku Mana ko umunsi umwe nzahagarika Isheja muri icyo cyumba. Nawe ahagaze imbere y'imbaga amufashe mu kiganza agatanga icyizere ku bandi barwayi ndetse n'abaganga ko bishoboka. Naribwiye nti igihe nk'icyo nikigera nzahabwa impano y'umudari, nzahabwa impano y'umutima wuzuye urukundo. Iyo ndahiro nayigize intego y'ubuzima. Nari nzi ko ibyo ndi kurahirira bisa nk'ibidashoboka mu maso yanjye ndetse n'ay'abandi. Gusa nizeraga ko Imana yampaye Imana izumva gutakamba kwanjye ndetse n'ibisekuru byanjye. Igakora igikwiye kuzuza umutima wanjye ibyishimo ikanjyana kuri shavu. Muri iyi nzira y'ubuzima turimo twese hari ubwo wisanga uri kumwe n'abantu ukabarebesha amaso yawe ariko ukumva urigunze. Bakaganira ibiganiro byagushimishaga kera ukabyumva ariko ntiwongere kwishima. Imvura ikagwa ikakunyagirana n'abandi ariko wowe ntutoye. Izuba ryacanira abandi bakabira icyuya wowe uri mu bukonje. Ugahabwa ibihembo hamwe n'abandi bakabyina ukabyinana nabo ariko ukaguma ukigunga. Ugasangira n'inshuti ikibazo atari ubukene ariko ukitsa imitima kurusha gutera k'umutima.
ukajyana n'abandi mu birori ukamera nk'uri mu kiriyo. Iyo ugeze ahantu nk'aho ngaho uba wahindutse wa mugabo uzigira, ugomba kwicanira urumuri mu mwijima arimo ndetse agashaka akabando azajya agenderaho kuko nubwo aba agenda yemye umugongo we uba wahese. Inzira zigana ku burwayi bwo mu mutwe ziba zitandukanye, ariko ibimenyetso by'inzozi zirabijya gusa. Ubwo nari ndi guhunga abandi byorohaga kuri njye byari biri gusharira. Aho nakuraga ibyishimo mpagira ngahagarara ntakimenya gutandukanya inshuti zanjye n'abanzi banjye. Nari ntangiye urugendo rumpindura umusazi kurusha uko Isheja yari ameze. Uwari umuganga ukomeye yari ari gusatira umurongo ntarengwa w'uburwayi bukomeye. Nari ndi gukura intambwe zanjye mu mazi ziri kwerekeza mu muriro. Nari ndi kujya mu mubare w'abazavuga inkuru z'urukundo bakongera n'imidari y'uko rwabasajije. Ariko amahitamo nayo nari mfite kuko sinari kurwana urugamba rw'abasirikare nyamara ntariwe. Ubwonko bwanjye bwari bwananiwe, ahasigaye ko ari ugusara nkasarana n'umukunzi wanjye. Nari ndi kumanika umudari nahawe mu birori, ndi kuwongera ku wundi nkonje cyane ndetse ntuje nk'uwapfishije. Navanywe mu bitekerezo bya kure na Irakiza, umuyobozi w'ikirenga w'ibitaro byacu. Guhura nawe byabaga ari amahirwe buri muganga yakwifuza, ariko hari igihe Imana ikwambutsa ikiraro cyasenyutse. Imana ikubera ijwi igihe ufite ubumuga bwo kutavuga. Imana ikubera amaso aho utabona. Imana ikubera impano mu gihe nta biganza ufite. Irakiza yampaye ikiganza ndeba mu maso arambwira ati, ntewe ishema nawe, uri umuganga mwiza. Nariruhukije ndamushimira nti, murakoze muyobozi. Namuhaye ikaze aricara, yari yishimye nk'umuyobozi w'ikirenga w'ibitaro. Kuza mu bitaro aribwo bwa mbere akakirwa n'ibirori byo gusezera abarwayi byari ibyishimo kuri we. Yafashe umwanya yitegereza imidari n'ibihembo natwaye, abona Imana iri kujejeta mu biganza byanjye. Nuko arambaza ati, harya witwa nde? Ikibazo nk'icyo nari maze kumenyera kukibazwa n'Isheja. Nibutse ko buri uko Isheja agaruye akenge ndi kumwe nawe, ikintu cya mbere ambaza ari izina ryanjye. Nikije imitima nitwa Dr. Nshuti. Irakiza arambwira ati, umbabarire kuba nari naryibagiwe, gusa guhera none sinzongera kuryibagirwa na rimwe. Namubwiye ko nta kintu bitwaye ndetse ko kwibagirwa ari indwara duhuriyeho turi benshi. Umuyobozi mukuru yaranganirije ambaza amakuru yerekeye abakozi n'ibitaro muri rusange. Ndamusobanurira ndetse n'imbogamizi njye na bagenzi banjye duhura nazo mu kazi. Anyizeza ko ibitaragenda neza byose azabikemura tugakorera akazi kacu ahantu twishimiye ndetse dukunze. Yansezeranyije ko ibitaro azabihindura byiza, habe ku barwayi ndetse no ku bakozi b'ibitaro, ku buryo nta mukozi n'umwe uzigera arota kuva muri ibyo bitaro. Yari asobanukiwe neza ko iterambere ry'umukoresha rihera ku mukozi we. Isomo nk'iryo ryigwa n'abantu benshi cyane iyo bari mu nzira yo guhiga ubutunzi, ariko ni bake baribika ku mitima yabo. Nahise mbona ko ari umuyobozi mwiza, nubwo nawe yari asimbuye nabo bari beza. Twari tuvuye mu byiza tujya mu bindi. Amata yarabaye amavuta nk'uko Abanyarwanda babivuga. Nyuma y'ikiganiro kirekire cyuzuye kunshimira, Irakiza yanumiye iwe yambwiye ko iryo joro ngomba kumugeraho nawe akanshimira akarenza ku byo abarwayi twasezereye bari bakoze. Naremeye nuko gahunda tuyinoza gutyo. Irakiza yansezeye yanyifuriza kugira akazi keza no gukomeza gutsindira imidari myinshi. Namubwiye ko nubwo bayima mu biganza byanjye atari iyanjye njyenyine, ari iy'ikigo ndetse n'abandi bakozi bose b'ibitaro, kuko buri wese aba afite akazi yakoze ngo tubungabunge ubuzima bw'abatugana. Iryo jambo ryaramushimishije, nubwo ntarivuze kugira ngo mushimishe, ahubwo byari bimvuye ku mutima. Nari nzi neza ko haba Twagira inshuti yanjye ndetse n'abandi bakozi muri rusange bakora akazi gakomeye ngo abarwayi baje batugana bakire. Intsinzi nk'iyo rero ntiyari iyanjye gusa, nagombaga kuyisangira n'abandi. Irakiza yaragiye, nanjye nsigara nibaza niba ari we wa mwana wa musaza twahuriye muri kasho, gusa mbirenze ingohe. Mbiharira kubimenya muri iryo joro. Nabaye nkisohoka ibitaro, Murana Twagira yaraje kundeba afite amatsiko yo kumenya ikiri mu bahasha bampaye.
Sinari ndi no kwibuka ko hari ibahasha bampaye kuko ubwonko bwanjye bwibutse bwari bwajyanye n'isheja. Isheja yaribagirwaga nanjye nkibagirwa, yakwibuka nanjye nkabona kwibuka. Uko niko kurwaza urukundo rwawe bimera. Uburibwe murabusangira ndetse n'ubusharire bw'imiti mwembi mubwumva ku ndimi zanyu. Hari n'ubwo ububabare bwose ubwumva uri wenyine. Nasubije Twagira ko ntazi ikiri mu bahasha biramutungura mbaza impamvu nigeze ngira amatsiko. Amfata akaboko ansubiza muri birasanga ibahasha iteretse ku meza. Arayifata ndeba nk'uri kunsaba uburenganzira bwo kureba ikirimo, mubwira ko ntacyo bitwaye yareba ikirimo. Yarafunguye asangana urupapuro rwa banki rurimo uburenganzira bwo kujya kubikuza amafaranga. Yari miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda. Twagira yaguye mu kantu arandeba ati, miliyoni imwe niyo baguhaye? Namwenyuye byo kurenzaho mwereka ko nanjye binshimishije, nuko ndamusubiza nti, uyakoresha icyo ushaka n'ayawe. Twagira yaransetse aranyegera ati, sa yanjye n'ayawe, ni ishimwe ry'imirimo ry'ubwonko bwawe ndetse n'ibiganza byawe. Twakomeje gusigana twibaza icyo twayakoresha ayo mafaranga. Nuko nunguka igitekerezo cyo kuyoherereza mukuru w'isheja ngakomeza kumufata mu mugongo kubw'imfura ye yabuze bivuye ku mpanuka y'imodoka yatewe n'isheja. Twakira yarabyakiriye ndetse biramushimisha, arambwira ati, uwo ni wo mwanzuro mwiza ufashe kuva nahura nawe. Twahanye ibiganza, akomeza akazi ke nanjye nkomeza kanjye. Nubona uwo musangira yima abandi ntibizagushimishe kuko umunsi uzaba uri kumwe n'abandi nawe azakwima. Nubona inshuti yawe idatega amatwi abandi uzaba bari kuko nawe ntibizagutega amatwi n'ubu uri kuvuga nk'ibyo abandi bavuga. Nubona mugenzi wawe agirira abandi ishyari wowe akaza gusekera uzamenye ko uri kumwe n'indyarya. Aba ari igihe kitari cyagera ngo nawe akugirire ishyari. Ndetse inshuti ikuzanira amagambo yo gusebya abandi bantu ntuzayishimire kuko niko izabigenza igihe iri kumwe n'abandi wowe udahari. Nubona uwangira abandi uko bavutse uzamucyahe kuko mu gihe kitari icyakure nawe azakwangira uko wavutse. Nuherekeza umuntu kurenganya abandi ntuzahave wikomanga mu gituza kuko niko azaherekezwa n'abandi aje kukurenganya. Nubona uwo ukunda atari guhereza agaciro abo wowe ukunda uzamenye ko ugushije ishyano. Uzaba ugiye gusigara wenyine nk'igiti cyo mu butayu kitagira amashami. Twagira ntiyababazwaga n'ineza ngirira abandi kuko yizeraga ko uwo mutima nzawumugirira igihe azaba awukeneye. Nageze ku murwayi nagombaga kureba nsanga bamuziritse imigozi kugira ngo atuze, ariko byanze ndetse n'imiti bari bamuteye yose yari yananiwe kugira icyo imufasha ngo atuze. Naramwitegereje numva ari kuvuza urusaku asakuza cyane ahamagara mama we ngo azamutabare. Byari bitangaje kubona umusore uri mu kigero cy'imyaka 30 ahamagara nyina ngo amutabare imbeba igiye kumurya. Uruhande rumwe byabaga bisekeje gusa ari nako bibabaje cyane. Yarasakuje ahunga imbeba rubura gica. Nakomeje kumwitegereza imbaraga zimushiramo. Nabajije abaforoma aho umurwaza we aherereye bambwira ko umurwaza we yagize ubwoba ndetse n'agahinda arasohoka. Nasabye abaforoma ko bajya kureba uwo murwaza bakamunzanira. Umusore yari amaze gutuza imiti bari bamuteye nibwo yari ibonye umwanya wo gukora. Umurwaza we yaraje, ntiyari umuntu wakureye kuko yari nyina. Amaso y'uwo mubyeyi yari yabaye umutuku kubera kurira borogera umuhungu w'ubuzima bwari bwahindukanye. Umubyeyi yarahagaze areba umuhungu we ararira arambwira ati, abaganga bose bananiwe. Imiti yose bampaye narayimuhaye ariko byanze ikibazo cy'umuhungu wanjye cyanyobeye. Umubyeyi yatembaga amarira ku maso no ku mutima. Gusa nageragezaga kumuhumuriza mubwira ko umuhungu we mu gihe gitaraba ari muzima. Umuhungu amaze gutuza neza abaforomo bamujyana mu cyumba agomba kurwariramo. Nasabye umubyeyi kunkurikira nkagira amakuru mubaza ku byerekeye umurwayi we. Ndetse nasabye Twagira ko yatabarira igihe akajya kunsuzumira uwo murwayi. Umubyeyi yagendaga yitsa imitima kugeza tugeze muri biro. Uguhangayika umubyeyi yari afite kwanyibukije ijambo nabwiwe n'umukecuru kera nkiri muto ubwo yambwiraga ati, abagore baririra abana babo kugeza bageze mu mva, ndetse mu mva amarira baba bari kurira asa y'agahinda n'ay'uko basize abana babo muri iyi si bonyine. Iryo jambo niryo ryansobanuriye ubuhangange bw'abagore ndetse n'urukundo bakunda iyi si.
Urwo rukundo nari ndi kurubona mu maso y'uwo mubyeyi, muha amazi yo kunywa ndetse musaba gutuza ndetse akambwiza ukuri. Yemeye akoresheje umutwe kuko yari yashyize agacupa k'amazi ku munwa. Nabanje kumubaza amazina y'umwana we yarayambwiye, ndetse ambwira ko afite n'undi mwana w'umukobwa washatse umugabo. Namubaje niba uwo mukobwa yarabyaye. Umubyeyi ansubiza ambwira ko afite umwuzukuru umwe. Namwifurije guhirwa, nuko ndamubaza nti ese uriya muhungu aba iwanyu mu rugo? Umubyeyi yamakaniye ambwira ko kuva yatangira segonderi atongeye kuba mu rugo cyane, kugeza ubwo yageze kaminuza. Ubwo akaba yarageze mu mwaka wa nyuma wa kaminuza, aho yari ari gushaka impamyabushobozi y'ikirenga mu byerekeye ubuhinzi bwa kijyambere. Nakomeje mbaza uwo mubyeyi niba umuhungu we akoresha ibiyobyabwenge. Arahakana, aransembera, abwira ko uwo muhungu we atanywa inzoga. Namubajije niba yaba afite umukobwa bakundana. Nabyo umubyeyi arabigarama, ansubiza ko uwo muhungu nta kindi yiyeguriye uretse gusenga ndetse no kwiga, ariyo mpamvu yabaga uwa mbere kuva yatangira ishuri kugeza arangije segonderi ndetse na kaminuza akayitsinda ku manota menshi cyane, ku buryo nta somo na rimwe yigeze asubiramo ngo nuko ryamutsinze. Ibihembo by'umunyeshuri witwara neza ngo yari yarabitwaye ari byinshi. Ayo makuru yose nari ndi kuyasesengura, nuko mbaza umubyeyi nti umuhungu wawe afite iyihe mpano? Umubyeyi yansubije ko yakuze yumva ashaka gukina umupira w'amaguru, ariko bakamwangira nk'ababyeyi, bakamujyana mu masomo y'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo azite ku mirima ndetse no ku matungo y'umuryango. Namubajije niba icyo cyemezo cyarashimishije umwana wabo, nuko umubyeyi yansubiza agira ati wa mwana we, ntabwo buri gihe ugomba gufata ibyemezo bishimisha umwana. Igitsure cy'umubyeyi ni ngombwa mu burere bw'abana. Yakomeje ambwira ko uwo muhungu ibyo kwiga atari abishaka, ariko kubera igitsure cy'umuryango agasanga ariyo mahitamo yonyine afite. Uwo murwayi mushya wari uje yakoranaga ibintu umwete ndetse n'ubuhanga, ku buryo n'amakosa byari bigoye kuyavumbura. Nabwiye umubyeyi w'urwaye ndi gukeka ko umwana we aramakanira, ambwira ko bidashoboka ko umwana we atakora ibintu nk'ibyo kandi nta kintu na kimwe yigeze abura. Ibyo nabwiraga umubyeyi byemejwe n'isuzuma Twagira yari yarakoze. Twagira yazanye impapuro zo mu isuzumiro asanga umuhungu we yamaze kurengwa n'ibiyobyabwenge. Umubyeyi yasakuje yihutira guhamagara se y'uwo muhungu amubwira iby'iyo nkuru mbi. Gusa icyo batumvaga ni uko ibiyobyabwenge byagera ku rugero byatuma umuntu aba umusazi. Umubyeyi yavuye kuri telefone ambwira ko njyewe ndi umusazi. Ibyo nize ko ntabizi neza. Akomeza kunyumvisha ko umwana we bamuroze kubera ko yari agiye kurangiza amashuri akaba umuntu ukomeye agakiza umuryango wabo. Namuhaye umwanya avuga ibyari biri ku mutima. Twagira nawe yari ahagaze ahateze amatwi. Umubyeyi yarangije kuvuga aratwitegereza aratubwira ati mumu umwana wanjye mujyane bamuvura uburozi. Njye na Twagira twarafatanyije turamwinginga agera aharemera, gusa yemeye. Mbona agahinda gaturuka mu cyizere yari yarahaye umwana we. Umuhungu yari atengushye ababyeyi n'umuryango we wose. Umubyeyi yemeye atemeye, atubwira ko agiye kujya gukora iperereza akamenya byinshi ku muhungu we. Twagira yamwemereye kumufasha uko ashoboye kugeza amenya ukuri kose. Twagira yamwemereye kujya amusangiza amakuru yose y'umuhungu we, nta kintu na kimwe amuhisha. Njye musaba kujya guhera ku nshuti ze za hafi akamenya iby'umuhungu we neza. Umubyeyi yagiye ababaye yicuza impamvu yizeye umuhungu, akamwishyurira ishuri akamuha byose ngo azabe umugabo, ariko akanga akajya kwiyahuza ibiyobyabwenge. Umubyeyi yadusezeyeho, tumusezeranya gukora ibishoboka byose umuhungu we akaba muzima. Nawe atubwira ko azaduha ibyo dushaka byose nituvura umuhungu. Iyo nawe yari indi nkuru yinjiye mu buzima bwacu nk'abaganga. Nasigaranye na Twagira musaba kwita kuri uwo murwayi kuko Twagira yari inzobere mu kuganiriza ababaswe n'ibiyobyabwenge. Twagira yansezeyeho, nanjye nibuka ko mfite gahunda yo kujya kureba nyiri ibitaro, gusa sinari kujyayo ntabanje kureba uko Isheja amerewe. Nasanze Isheja yitaruye abantu bose, mwegera nibaza icyamuteye kumera gutyo ndetse n'ibyo ari gutekereza.